yadukoresheje inama ndabyuka yajyaga agenda n'umwana we witwaga Manishimwe. Umugabo yakundaga uwo mwana w'umuhungu cyane, ariko kuko igihe cyose yabaga ari kumwe n'uwo mwana. Noneho rimwe aza kudukoresha inama, ariko uwo mwana batari kumwe. Turamubaza ese Manishimwe ari hehe? Manishimwe ntabwo turi kumwe, ari kwa muganga. Icyo gihe yatubwiye ko ari mu bitaro i Nyanza, ariko amatelefone ntabwo yari menshi kugira ngo ashobore kumenya uko yaramutse n'uko hagombaga kujyayo umuntu kugira ngo agaruke amubwire uko bimeze. Noneho bari bamuhaye transfer kuko ibintu byari bikomeye kuri uwo mwana, bamujyana mu bitaro bitari. Agarutse ubwo hari nimugoroba bamubwira ko umwana batameze neza. Iyo nama nayo twayikoraga hari nimugoroba, ni muri 48 ariko sinzi ku kwezi ko ariko neza, ariko ndibuka ko ari mu mezi kwa 11 cyangwa 12. Noneho Manishimwe indi nkuru yongeye kugaruka, uwaje kumubwira abwiye ko amuhaye transfer y'Butare. Wagarutse twagiye kuva twumva imodoka iraje, hagarutsemo nyina w'umwana n'umwana utakiri umwuga. Ise umwana arasohoka, turamubaza ese bimeze bite? Aratubwira ngo ibyo mutekereza bishobora kuba bikuri. Yatubwiye gutyo, ariko ibyo twatekerezaga ntiyari abizi. Buri wese yenda ashobora gutekereza yakize, yapfuye, buri wese yari afite ibyo atekereza. Turongera turamwegereza, ibyo dutekereza ni ibiki ku mwana ameze ati? Umwana ntakiriho, yashizemo umwuka. Ubwo twarize yaratubwiye atoya, mwe mwirira kubera ko uyu mwana ni umuryango wanjye utangiye mu ijuru, ni umuryango mushyashya utangiye mu ijuru. Twagira ngo arakina muri ubwo ni 48, imyaka 10, umugabo wigaga teoloji i Kampala yaje kugira ibindi bibazo bijya gusa n'ibyo, kuko bamuhamagaye bamubwira ngo naze umuryango we wose ntabwo ukiriho. Nari ndi muri abo ngabo, nari mpari mu rugo rwe. Ubwo yari afite abana bari bageze ku 8 n'umugore we, hari n'abashyitsi n'abana. Mu rugo rwe harimo abantu bari barenze nka 17. Ahageze twebwe dufite ubwoba, tugira ngo ahari aragira ikibazo gikomeye. Twarategereje kugeza amasaha nk'izuba rijya kurenga, niho twabonye aje aratubwira ngo dusohoke. Turasohoka, injira mu cyumba, umugore n'abana be bari barimo, arasenga. Arangije arahaguruka aravuga ngo Imana ishimwe ko agize umuryango mwinshi w'ijuru. Buri wese yaramurebaga, twe tuzi ko ahari ari simbizi niba byo byaba kuri benshi, ariko we ibintu byose mu byakoraga mu byavugaga aravuga Imana ishimwe ko agize umuryango mwinshi w'ijuru. Birakomeye ku muntu, ariko ndabagira ngo bahamirize ko uwo mugabo yarabikoze. Sinzi niba twebwe twabishobora, ariko biterwa no kwizera kwa buri muntu. Sinzi niba byoroshye mu gushima mu bibi koko birenze nk'ibyo uwo mugabo yabonye. Sinzi niba byoroshye mu gushima mu kugeza aho Yobu yemera ibimugezeho ntiyitotombe. Sinzi niba byoroshye, ntabwo bikunda koroha. Ibyo bitworohera cyane ni ukuvuga ngo Imana ishimwe kubera yuko ubonye ikintu cyiza, kubera yuko ari byiza gusa bikugezeho, kubera gusa yuko ari byiza. Naho iyo bigeze ahantu batari byiza ntabwo bitworohera. Maze yubahera ko arahaguruka ashishimira umwitero we, arimoza, yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe wabimpaye
izina ry'Uwiteka rishimwe. Si ibyo ntibihagije. Uwiteka niwe wabimpaye, Uwiteka niwe ubyishubije, izina ry'Uwiteka rishimwe. Iyo dukomeje muri iki gitabo cya Yobu, murareba mu gushima kwe hari byinshi yabonyemo umugisha. Iyo urebye uko amaherezo yabaye meza cyane. Yobu iyo mubonye nkamugeranya n'uwo mupasiteri nawe, iyo ubu we ariho n'ubu aracyariho, ariko nawe Imana yamuhaye umugisha cyane kuko byose yarashimaga. Ubona n'umuryango we warongeye uriyongera, umwanya yari afite wabaye mwiza cyane, ubu yabonye undi ukomeye cyane, aracyariho. Ibyo byose ni ukugira ngo iby'Imana idusaba mu gushima ntabwo ari ibitekerezo, ni amahame, nibyo Bibiliya idusaba kugira ngo buri byose duhore dushima, ari mu byiza ari mu bibi, twibuke gushima. Ibyo dukora byose bibaye byiza uyu munsi ni byiza dushime, bibaye bibi uyu munsi nabyo ni byiza dushime, kuko Imana idusaba mu bibaho byose muhore mushima.